nta kiriho kitabayeho. Twese twifuza umutekano usesuye. Impamvu mvuze ibi ni ukubera ko ngize nkibuka intambara nigeze kurwana, intsinzi ikava mu ko inkike z'umudugudu wacu zari zubatswe bikomeye. Iyo tutaza kugira umwami ufite ubwenge buhagije bwo kumenya yuko ikintu cya mbere umudugudu ukeneye ari umutekano usesuye, ubu sinzi aho nari kuba ndi. Reka mbabwire impamvu mvuze ibi. Reba, umwami yari yajyanye n'umubare munini w'ingabo kwivuna umwanzi wari uturutse mu burasirazuba kugira ngo amuhashye atazirirwa agira bugufi bw'umurwa. Icyumvikana ni uko twari twasigaye mu murwa turi abasirikare bake cyane, kuko ntitwibazaga ko hari ikindi gitero cyadutungura umwami adahari. Icyo nibuka ni uko nabonye ingabo nyinshi cyane n'amafarashi n'urusaku rukabije, hanyuma ndebye hejuru mbona imyambi imeze nk'imvura izi dusanga hejuru ku nkike aho twari twiteguye guhanganira n'umwanzi. Nakuye mu bandi nakomeretse bikabije, bansubiza imbere mu murwa aho umugore n'abana banjye bari bari. Ibyakurikiyeho ntimubimbaze, ahubwo ngiye gusubiramo amagambo ya Youth Struggle, kuko nawe yari umwe mu bakumirizi. Nyuma y'iminsi 3 y'urugamba, umwanzi yari amaze kuzenguruka inkike ashaka gutangira kurira. Ubwo natwe twabonye bimeze bityo, twongera imbaraga, dukoresha imiheto, amavuta yaka umuriro, hanyuma wageragezaga kugera hejuru twakoreshaga amacumu. Ntiwakumva ubwoba n'urwikekwe rwari ruri mu baturage bo mu murwa kubera inkomere n'abapfuye babonaga buri kanya. Ikindi kandi ntiwakumva amatsiko yo kumenya amakuru y'uko byifashe yari ari muri rubanda. Ikintu cyanangaje ni uko abacuruzi bakomeye bo mu murwa batihanganiye kugumaho gusa, ahubwo badusanga ku nkike hejuru baza kubaza amakuru. Natangajwe no kubona umusaza w'umucuruzi wari uzwi cyane mu murwa kubera imari ye aza akambaza ati, mwana wa, ndakwinginze mbwira, ese hanze urugamba rumeze rute? Ese bari bubashe kwinjira? Abana banjye bose bajyanye n'umwami kandi nibo bashoboraga kurinda imari yanjye. Ibiryo byanjye baranyica hanyuma bibe byose. Sinshoboye kurwana kandi sinshoboye no kuba umuretwa. Baranyica nta kabuza. Mbwira, ese bari bushobore kwinjira? Tuzamuze, inkike z'umurwa wacu zirakomeye cyane. Genda ubwire umugore wawe ko inkike z'umurwa zizabarinda mwebwe n'ibyanyu. Gusa mugume hafi yazo kugira ngo imyambi y'umwanzi ica hejuru itabahinguranye. Ayo ni amagambo nasubizaga buri wese wazaga aho ndi ashaka kumenya amakuru y'uko inkike zishobora kugwa cyangwa se umwanzi akinjira. Ibyumweru byashize ari 2, hanyuma benshi bava mu murwa baza hafi y'urukuta kuko bari bamaze kwizera ko bigoye ko rugwa cyangwa umwanzi kurwurira. Mu gitondo cyo gatandatu w'icyumweru cya 3 nibwo humvikanye urusaku rukomeye rw'abakumirizi, kuko noneho intsinzi yari ibonetse. Umwanzi yari ahunze nyuma yo kunanirwa kumenera mu nkike z'umurwa, hanyuma abacuruza umutima ujya mu nda. Umujyi wose humvikanamo urusaku rwinshi ariko rw'umunezero. Nyuma y'aya makuru nibwo nasubije amaso inyuma, mbona icyateye umwami gukora uko ashoboye kose akubaka inkike zihamye zishobora kurinda umutungo w'abaturage b'umurwa. Nturangare, ibuka ko turi kuvuga ku mafaranga. Ese ni bande bagize ikibazo mbere y'abandi bose mu murwa? Nibaza ko ari abacuruzi. Icyari cyabateye ubwoba cyo kirumvikana ku buryo tutirushya tubisubiramo. Turifuza kuvuga ko muri iyi minsi aho bigoye kugira icyo ugeraho kandi wanakigeraho hakaba hari benshi bifuza kukuriganya. Ni ibyangombwa cyane kuba warubakiye ibikorwa byawe urukuta rurerure kandi rukomeye rwo kubirinda. Ese urukuta wubakiye ibyawe, amafaranga yawe ni uruhe? Nta kiriho kitabayeho. Twese twifuza umutekano usesuye. Murakoze.